Bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Munyiginya mu karere ka Rwamagana barataka ikibazo cy'uko ubuyobozi cyangwa se kampani yaje iri gutunganya uburyo bw'imiturire hanyuma igasenya imyaka yabo bitunguranye batarigeze babiteguzwa. Ni kenshi na kenshi mu Rwanda hajya hagaragara ikibazo nk'iki, aho kampani zitandukanye zikora imirimo y'ubwubatsi zagiye zitungura abaturage hanyuma zigasenya ibikorwa remezo birimo cyane cyane ibikorwa byiganjemo iby'ubuhinzi, aho abaturage nyine bataka ikibazo cy'inzara cyane cyane biturutse ku kuba izi kampani zigenda hanyuma zigasenya zitarabateguje kugira ngo babikuremo hakiri kare, harimo nko gusenya intoki n'ibindi biribwa byiganjemo iby'ubuhinzi. Aba baturage kandi bakomeza bavuga yuko inzara ibamereye nabi nyuma y'iyo minsi yose nyine bamaze bari gutabaza, aho nyine iyi kampani yabatunguye hanyuma ikazana amamashini igatangira gusenya ndetse ikataka ibiribwa bitandukanye kandi byari bigeze mu gihe cyiza cyo kwera. Iyi kampani kandi nta kintu na kimwe irabitangazaho. Gusa ubuyobozi bw'umurenge wa Munyiginya mu kiganiro bwagiranye n'ikinyamakuru TV na Radio 1 bwakomeje bavuga yuko bagiye kugira icyo bubikoraho nyuma yuko bubimenye. Ni kenshi na kenshi kampani zijya gukora ibikorwa bya leta cyangwa se ibikorwa zishinzwe hanyuma zikataka ibikorwa by'abaturage. Haba higanjemo kwangiza ibiribwa n'ibindi bitandukanye bigasigira abaturage ubukene ndetse bikanateza ibihombo bitandukanye kandi bihambaye. Ahandi hantu iki kibazo cyagiye kigaragara cyane ni mu buryo bw'ingurane mu bijyanye n'amashanyarazi, aho kampani z'amashanyarazi zagiye zishinga ibikorwa byazo cyangwa se zishinga amapoto zitegura gushyira umuriro mu gace runaka, hanyuma nyuma yaho rero zikaza zikarandura imyaka y'abaturage ngo bari gutera ibipimo ariko abaturage ntibabone ingurane, aho bagiye kubonera n'ingurane bakayibona imyaka ibaye nyagatekeri, nabo kandi baratanze ibirego mu buyobozi bw'ibanze n'ubwo hejuru kugira ngo barenganurwe. Iki kibazo kandi ni ikibazo cyugarije rubanda cyane cyane mu bintu bijyanye no kubona ingurane. Ahandi hantu nanone byiganje cyane ni mu buryo bwo gukora imihanda. Uyu munsi wa none leta iha akazi kampani hanyuma kampani ikajya gukora mu mihanda itandukanye, aho basenya ingo zitandukanye by'umwihariko izagonzwe n'imihanda cyangwa se izafashe ibipimo cyane cyane aho imihanda izanyura, hanyuma bikarangira nta ngurane bano baturage bahawe by'umwihariko baba begereye imihanda, inzu zabo zigasenywa bikarangira rwose nta kintu na kimwe bavugiwe, byanakemuka bigakemuka nyuma y'igihe kinini cyane abaturage barababaye cyane ndetse yarabateje n'ibihombo bitandukanye. Hano wisanze ni kuri Taifa Rwanda, gomeza udukurikirane umunsi ku munsi ubane natwe, ugomeze ukurikirane ibiganiro byacu n'amakuru yacu agezweho kandi y'ukuri.